Reka nongere basuhuze kuri mugoroba Yesu ashimwe. Reka dufatanyirize hamwe gukora mu buryo navuga ngo bwihuse kugira ngo duhurire mu gitabo cya Danieli. Mu gitabo cya Danieli turaza guhurira mu gitabo cya Danieli igice cya 4. Igice cya 4 bazanye Bibiliya zabo
kandi ndasaba ituza kugira ngo ahari ubwo twakurikiraga indirimbo bitaza kurangira ijambo ry'Imana turikeresheje, bityo hakaba habaho kwigomeka imbere y'Imana, bitaza kurangira ijambo ryo tutarihaye agaciro. Reka rero twumvire muri byose. Iri somo riravuga ngo nicyo gituma ngusaba Nyagasani ngo wemere inama nkugira, kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, kandi ibicumuro byawe ubikuzeho kugirira abakene impuhwe, ahari aho uzungukirwa amahoro. Nicyo gituma ngusaba Nyagasani ngo wemere inama nkugira, kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, kandi ibicumuro byawe ubikuzeho kugirira abakene impuhwe, ahari aho uzungukirwa amahoro. Uwiteka Mwami Imana yacu uri mu ijuru, reka twongere tugushimire muri uyu mugoroba, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye yuko ukitwongeye amahirwe tukaba duhumeka, kandi ubwo duhumeka tubasha kuguhitamo. Nuko mu gihe ugiye kongera kuduhugurira muri aya magambo, uduhe ugutwi kumva, maze buri wese ibitekerezo bye abihugurire kwakira mu mutima we, kandi tugutahana uhabwe icyubahiro. Tukuramye mu kuri no mu mwuka, mu izina rya Yesu. Haleluya. Reka muri mugoroba turiye n'amagambo afite insanganyamatsiko igira iti agapfa kaburiwe k'imburabuturo kabonera kazakwica. Agapfa kaburiwe k'imburabuturo kabonera kazakarimbura. Agapfa kaburiwe k'imburabuturo kabonera akazakarimbura gute? Bavandimwe kandi inshuti zanjye, buriya kumvira bizana umugisha, ariko kutumvira bitera ingaruka zirimo n'ibyago, amakuba, urupfu ndetse no kurimbuka. Base turi kujyana, uretse ndaza kukubwira, bizana ingaruka zirimo ibyago. Kutumvira bizana ingaruka zirimo iki? Zirimo ibyago, amakuba, urupfu ndetse no kugira gute? No kurimbuka. Agapfa kaburiwe k'imburabuturo kabongera kazakagira gute? Kabongera kazakica. Uherekera kose kutumvira byagiye bigira ingaruka mbi, bituma habaho no kubura icyo umuntu yari ararambirijeho cyangwa icyo yari yiringiye, ndetse ingaruka z'ibyo ngibyo byagiye biba bitera umuntu kwisanga mu buretwa, akisanga mu bunyage. Basi kujyana akisanga yene. Mu gitabo cy'Abaroma hari amagambo atubwira mu gice cya 6 umurongo wa 16. Mbese Bibiliya y'abavandimwe itubwira iki muri iki gitabo cy'Abaroma? Reka twasome aya magambo twumve, ndetse amahitamo yacu turayakoresha gute? Mbese Imana kuduhamagarira kwihitamo turayemerera? Umva hano amagambo ahari. Ntimuzi yuko uwo mwihaye kuba imbata zo kumvira muri imbata z'uwo mwumvira uwo? Imbata z'ibyaha bizana urupfu, cyangwa izo kumvira Imana bizana gukiranuka. Basize kujyana. Bitone rero ngo umuntu ni imbata ya kimwe cyangwa se iki? Kuba imbata y'icyaha rero bizana urupfu, ariko kuba imbata yo kumvira Uwiteka bizana gukiranuka. Gukiranuka kwa Kristo kukaba mu muntu. None bavandimwe, ingaruka zo kutumvira zagiye zigaruka. Iyo tuzigane mu mateka yo gucungurwa, dusanga haragiye habaho kugira gute? Haragiye habaho uburetwa, hakabaho ubunyage, kubera yuko abantu batagize gute? Batumviye. Agapfa kaburiwe rero k'imburabuturo kabongera kazakagira gute? Kabongera kazakica. Rusufero rero waje kuzana uwo mwuka wo kwigomeka, uwo mwuka wo kutumvira, uwo mwuka w'agasuzuguro mu ijuru, yisanga mu ijuru ayatakiboneka, arivamo nabi. Harivamo nabi kuko kutumvira. Ubwo mukobwa bwe yaraje abwinjiza mu murekere, ndetse
nuko yisanze Edeni ayinyazwe. Mbese turi kujyana? Edeni yagize gute? Yarinyazwe, ndetse ingaruka zimwe muri cyo yahuye nabyo, yisanze yambaye ubusa, yisanga mu kibazo cy'indwara, yisanga mu kibazo cy'inzara, yisanga mu gupfusha, yisanga mu gahinda ndetse n'umubabaro. Ndetse uyu munsi wa none natwe biracyatugeraho ingaruka zo kutumvira. Agapfa kamwe kibura guturuka kongera kazakica. Ingaruka zo kutumvira Imana, ingaruka zo kutagira gute, zo kutumvira Imana. Abantu mu gihe cy'umwuzure bari bafite isi nziza yuzuye amabuye y'agaciro, bari bafite imbuto z'amoko yose, bararyaga bakanywa bakambara ndetse bakanezerwa. Ariko ingaruka zo kutumvira zatumye barimbuzwa, amazi yose arabaniga. Ingaruka zo kutumvira gute, zo kutumvira. Agapfa kawe kibura guturuka kugira kazakagira gute, kabonera kazakira. Mu gihe cy'abacamanza, abantu kuko kwanga kumvira amategeko y'Imana ndetse no gukurikiza amateka yayo, bisangaga mu buretwa bw'ibindi bihugu. Uhereye ku mucamanza witwa Otiniyeli ukaza ukagera kuri Samweli, abantu bagiye bisanga mu bure ibyabo bakabibacuza, bakajya bajya gutanga indamutero mu bindi bihugu. Agapfa kawe kibura guturuka kugira kazakica. Icyakora kuko urukundo rw'Imana mu gihe cy'abacamanza, Imana yarabahagurishirizaga abavunyi bo kubatabara mu banzi babo. Uhereye kuri Otiniyeli ukageza kuri Samweli, ibyo niko byagiye bigenda. Uyu muntu umwe niwe wabaga ahagarariye abandi bo, bakagendera ku mutwe wo gusa, batunzwe n'amasengesho, batunzwe no kubaha Imana. Agakora igikorwa cyo ku gicaniro cy'ibitambo, akemera Imana ndetse Imana nayo ikamwemera. Byarangiza igihugu kigahabwa amahoro kubw'uko uwo muntu umwe yubaha iki? Yubaha Imana. Ariko iyo yavagaho, barongera bakisanga mu buretwa. Ntabwo nuko igihe cya Samweli abantu banga ubuyobozi bw'Uwiteka, bavuga bati turashaka gusa n'andi mahanga, turashaka gusa n'andi mahanga, turashaka umwami. Nuko Samweli ajya imbere y'Uwiteka ararira, araboroga, arataka, maze Uwiteka arangira aramubwira ati wihorere, bibikira umwami, si wowe banze ahubwo nijye ba. Nuza mu gitabo cy'intambara ikomeye uzasanga amagambo avuga ngo igihe w'itorero rizaba rimaze kwifatanya n'isi, nibwo inzogera zihamagarira abantu, nibwo inzogera zihamagarira iki? None iyo urebye usanga aho uhuriye n'isi ntahahari. Mu mashyirahamwe ari muri kumwe, iyo mugiye gusengera umuntu ntimwa mufatanije, ntabwo muba mufatanije. Hajya abantu bayasambuye muba muri kumwe. Agapfa kawe kibura guturuka kugira kazakica, kamugira kazakica. Baravuga bati turashaka kuza n'andi mahanga. Igihe abavuga yuko ari abakozi b'Imana, ubwoko bwatoranijwe, bakomeza amategeko, bazaba bamaze kwifatanya n'isi. Ntabwo ari paje 146 iyi ntoya. Inzogera nibwo zizaba ziri kugenda zibarangira. Ibyabyo tuzabireba neza, ibyo tuzabigarukaho.
ibyaha byabaga ingeso mbi by'umwihariko iyo byaturukaga mu bami n'abatambyi, uwo mwere wakwiraga hose, abaturage bakagendera muri ibyo ngibyo. ingeso biza ibyo byatumye ya miryango 10 y'Abisirayeli yari yaracitse n'ibice kubera ibyaha bya Salomo. Bigeze muri 721 mbere y'uko Yesu avugira hano, imiryango 10 y'Abisirayeli yayobowe n'abantu 20 batigeze bakora ibishimwa n'Uwiteka, abantu bose mu miryango 10 y'Isirayeli batigeze bakora ibishimwa n'Uwiteka, bose bisanze mu bunyage. Abashuri barabanyaga, igihugu kiri ku musaka, abandi babicisha inkota, abandi barafomoza, abagore batwite babafomoza. Imiryango 10 irazima. Ingaruka zo kutagira gute, agapfa kawe kibara guturuka mu bira kazakica. Bene wabo mu miryango 7 b'Abayuda, ibyabo byagezweho birangira ndetse muri 586 nyuma y'igitero cya gatatu Nebukadinezari yari yagabye, igihugu cyose kiratirazi, abantu basubira mu buretwa bw'Abakaludaya, basubiraho Aburahamu yagize gute, yaturutse. Basubirayo. Iteka ingaruka zo kutumvira byagiye biba uburetwa, ingaruka zo kutumvira. Mwibuke yuko Bibiliya itubwira amagambo akomeye Yakobo yanditse amagambo akomeye, aravuga bavandimwe, Yakobo igice cya mbere uhereye ku murongo wa 21, none ubwo bimeze bityo mwiyambure imyanda yose n'ububi busaze, mwakirane ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe ribasha gukiza ubugingo bwanyu. Haleluya. None ubwo bigize gute, ubwo bimeze bityo, reka nyasubiremo, none ubwo bimeze bityo mwiyambure imyanda yose, iy'imbere n'iy'inyuma, izo mbiri z'imbere n'iza hehe n'iz'inyuma, ibyo bibembe by'imbere na hehe, urwo rubanda n'abo mwiyambura imyanda yo. None ubwo bimeze bityo mwiyambura imyanda yose, ububi busaze n'ububi bugize gute, mwakirana ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe ribasha gukiza ubugingo bwanyu. Ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa mwishuka, kuko uwumva ijambo gusa ntakora ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso ye mu ndorerwamo, amaze kwireba akagenda uwo mwanya akiyibagirwa uko asa. Ariko uwitegereza mu mategeko atunganye rwose, atera umudendezo, agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa, ahubwo ari uyumvira, niwe uzahabwa umugisha mu byo akora. Izina ry'Imana rihabwe. Uwumva kandi akumve, ntabwo ari amatega amatwi, ntabwo Imana kumva ni kimwe, ariko kumvira nacyo ni iki, nacyo ni ikindi. Iyo witegereje impamvu Abayuda bo mu gihe cya Yesaya na Yeremiya bajyanwe mu bunyage, usanga tubikubiye mu ngingo nkeya, ari ingingo 3. Reka babwire, ingingo ya mbere ni ingeso zabo, ibyaha byabo bakoraga badashaka kureka. Ingingo ya mbere. Ndetse ingingo ya kabiri nuko bari barishe abahanuzi b'Uwiteka, kandi Uwiteka yafuhiraga abahanuzi be cyane. Tujye mu gitabo cy'Ubwaka bw'Iby'Ubukungu igice cya 36, hari amagambo ahari Uwiteka yavuze kuki. Ndetse reba ku murongo wa 14, kandi abatambyi bakuru bose n'abantu baracuraga cyane, bageraga gute, bagakurikiza ibizira
abantu uburakari ntibabona uko bamukira. Nicyo cyatumye abateza umwami w'Abakaludaya akicisha abasore babo inkota no mu nzu y'ubuturo bwabo. Mbese kujyana bwera ntababarire umuhungu cyangwa umukobwa, umusaza cyangwa umusaza rukukuri, abo bose arabagira gute? Arabamugabiza. Kandi ibintu byose byo mu nzu y'Imana byose, ibinini n'ibito, n'iby'ubutunzi byo mu nzu y'Uwiteka, n'iby'ubutunzi bw'iki bw'umwami n'iby'abatware be, ibyo byose abijyana i Babuloni. Maze batwika inzu y'Imana, basenya inkike z'i Yerusalemu, ndetse batwika inyumba zabo, barimbura ibintu byaho byose, ibyiza byaho byose. Abacitse ku icumu Nebukadinezari abajyana i Babuloni, bahinduka imbata ze n'abahungu be n'iz'abahungu be, kugeza ku ngoma z'abami b'iki b'Abaperesi. kuko kutumvi ibyaha byabo ngo abatambyi n'abami baracumuraga cyane. Icyo cyitegererezo kibi abantu batanga gikwiriye igihugu cyo baba baririmbaga se bongerwaho barasohoka urusoro nimugaruke mushyiremo umuziki abantu bagarukanyaho. Agapfa kabuga kibura guturuka mugira kazagarira gute kaza ingeso zabo mbi zishobanuzi. Icyo ni cya kane. Cya gatanu gikomeye, baziruye isabato y'Uwiteka. Icyo ni cya gatatu, baziruye isabato y'Uwiteka. Yeremiya igice cya 17 ntabwo ndabuze kwasoma, ariko abantu bashingaga amajosi bakaza bikoreye imitwaro ku munsi y'Uwiteka. Uwiteka arabifuhira ngiki cy'isi ya none, umunsi wa none nayo izazira, nuko itegeko rya kane ritagira gute ridahabwa agaciro. Hano rya none rero nabitoza ko bose bahawe amategeko, kandi abo uyu munsi nabo ntabwo ari shyashya, ahubwo nakurahiye. Iki nicyo isi ya none nayo izagira gute. Bari barazuye isabato y'Uwiteka, bashinga amajosi, bayisuzugura, birirwa bikoreye imitwaro ku mutwe. Mbese kujyana birirwa bikoreye imitwaro. Yeremiya igice cya 17 Bibiliya itubwira kuki? Yeremiya igice cya 17 kwera ku murongo ibyerekeye kwezi isabato, ibyerekeye kugira gute. Ukuri k'Uwiteka yabwiye ati, genda uhagarare ku irembo rya rubanda, aho muri Buyuda bikinira, aho bazokera n'aho mu marembo yose y'i Yerusalemu, ubwira uti, nimwumve ijambo ry'Uwiteka mw'abami b'i Buyuda mwe n'ab'i Buyuda mwese n'abatuye i Yerusalemu mwese, abanyura muri aya marembo. Mbese kujyana ukuri ko Uwiteka avuga ati, mwirinde mutikorera umutwaro ku munsi w'isabato. Mutikorera umutwaro kuki? Ibihugu ngo bimeze bite muri mwebwe? Cyatumye nabo bajyanwa hehe? Mu bunyage. Ati mwirinde haba no kuwucisha mu marembo y'i Yerusalemu, nimugasohore umutwaro mu mazu yanyu, kuko kuri uwo munsi kandi ntimukagire umurimo wose mukora, ahubwo mujye mweza umunsi w'isabato nk'uko nategetse ba sekuruza banyu. Ariko ntibarakumvira, haba no gutega amatwi, ahubwo bashinze amajosi kugira ngo batumvira, haba no kwemera kwigishwa. Haba no kwemera kugira gute bashinga iki? Mukomeza muyashingashinga. Ibiya bikura mu gushinga ijosi cyane akanga kumvira ngo nta kabuza ngo azapfa agize gute. Avunaguritse muzehe. Mubwirwa cyane akanga kumva kandi agashinga iki? Agashinga ijosi. Agapfa kabuye ukibara gutyo bakabongera akazabwiraho. Ikindi, inshingano bari barashyize urusika hagati yabo, Imana yabahamagariye kuba amatabaza. Nta gikoresho igitereko cy'amatabaza baragiye barapfukirana. Ubwo rero
Imana yagombaga kubinyuzamo inzira ishatse ikabwiriza n'andi mahanga n'ubundi niko izabigenza. Izakora umurimo wayo, icyo yashatse izagikora. Nutazemera gukoresha, izakoresha abandi, izatoranya abandi, izabatoranya. None se kutegwa kandi nitoranyije abari munsi y'imyaka 20 bakagira gute? Bakaba bambuka. None se ahano abakuru b'abatandi ba Pashuri bagezeyo bakora umurimo cyangwa bagezeyo bakata ubundo bapfiriyeyo ba Pashuri? Iki rero cyo kwanga kujya ku murimo, Uwiteka agomba kuwigiraho kandi ibereye ku ruhembe. Kandi naho abantu batavuga, amabuye azagira gute? Iki cyaha binde bikomeye byatumaga abantu bajya mu bunyage. Ibyaha by'ibintu abantu baba badashaka kureka no kwatura, ndetse by'umwihariko icyo kwica isabato Uwiteka aragivuga. Kandi by'umwihariko kwica abahanuzi b'Uwiteka bakabarenganya bakabavuga nabi bakabaseka, icyo byose biragaza Uwiteka, biragaza Uwiteka. Ngiki cyatumye Imana yohereza ingabo za Nebukadinezari ziraza zitikije Yerusalemu, zihaga ibitero 3 zihasigara ubusaka. Igihugu kimara imyaka 70 kiri mu isabato. Ziratwara hakucyo kiri mu isabato. Imyaka 70 kirarazwa, kirumva, gihinduka ubwira kiruhuka gukorerwa nk'ibyaha, kuko bwari ubutaka Imana yereje abantu bayo kugira ngo bajye gukorera ibyo gukiranuka. Barangije babikoreraho ibizira. Niyo mpamvu burya izijya zihinduka ubusaka, zigahinduka iki? Zigahinduka ubusaka. Maze igihe kiragera, Yeremiya arabahanurira. Yesaya bari baramwishe. Yesaya arabahanuriye imyaka 50 yose babwira ukuntu Nebukadinezari agiye kuza akabatwara, maze babwira ukuntu ibyo ngibyo ntibabyemeraga kugeza igihe banagiye ku gitero cya mbere barakomeza arabahanurira. Ariko baragira baravuga ati nyuma y'imyaka 2 muzagira gute? Muzamugarutse. Abakomerezera ku murima. Yeremiya igice cya 29 bagatumva, nimugende mwiriye mugisabe amahoro, murongore, mubyare, kuko mutazagaruka imyaka 70 mutageze gute? Igashitse. Arababwira abahanuzi b'agaciro cyangwa ngo nyuma y'imyaka 2 muzamuze gute? Ngo muzamugarutse. Baba agapfa kaburo kibura guturuka mu gihe kazakwica. Muri 1905 rero Nebukadinezari wari ukiri umukuru w'ingabo za Senebuzaradani arangije atera Uyuda, arahasakiza, atwara aribuye n'ibwami ho ibinyago, ajyana n'ibikombe byakoreshwaga mu nzu y'Uwiteka, abishyira hehe? Abishyira ikigomana cye, atoranya abasore b'Abaheburayo ngo abagire bamwe mu kigo banyabwenge. Muri icyo gitero rero cya mbere nibwo Danieli na bagenzi be bagiye kwiga ingami ho i Babuloni. Ku rundi ruhande abo bari basimbuye kuri uwo murimo barimo bakata urwondo ku butaka bw'Abanyabuloni. Ngaho uko bagiye bongera bisanga mu buretwa. Hepfo muri twaze zikura mu buryo cy'umuntu akwiye kuva mu buretwa akajya mu gukiranuka, akava mu gihugu cye cy'ukutagayikana. None abantu bagiye kugaruka mu buretwa kubwo kutumbira. Agapfa kaburo kibura guturuka mu gihe kazakajyaho, akazakwica. Ingaruka zo kutagira gutera. Nuko rero Uwiteka yitoragiriza abana batoya kugira ngo bamukorere. Ngiki cyo yaragambiriye, ngiki cyo yaragize gute? Icyo yaragambiriye kugira ngo ubutumwa bwiza bukwire ku isi yo. Nimuzizira rero agomba kubinyuzamo. Reka babwire uko abantu bazaga gukorana n'Imana niko kwifuza umugisha, kandi abasore abagabo bose mu Kristo avuga ngo abana gukora umurimo bafite ku baturanyi bawe
bagize gute rero ko turabarenganya ubundi se bamenye batwara iki ko baraneye mu nzira batayaheshe bagira icyo bavuga abaririmbyi niko bavuze ngo batuye hano wagize gute waneye imyanda barayujuje hano nibo bari mu businzi nibo bari mu busambanyi nibo barwanye nibo bakuye imbago nibo bagize gute kandi nibo bari buze bakongera bakaririmba bakabwiriza bakayobora bagakora ikigo mbese wahinduka ye uvuga guki uvuga ndi banzuhe kureho umwanda Imana yitoranyiriza abandi bakozi bakiri batoya izina ry'Imana hawe icyubahiro maze abo basore barahamagarwa tujya mu gitabo cya Daniel twinjiremo wumva uko muri iki cya mbere bacyagenze maze rero muri abo bana b'abayuda ku murongo wa gatatu iki cya mbere harimo Daniel harimo Hananiya harimo Mishayeli harimo na Azariya mbese turi kujyana nuko uwo mutware w'inkone abarimba amazina Daniel amwita Beluteshazari Hananiya amwita Sadurake ndetse Mishayeli amwita Meshake na Azariya amwita Abedenego nuko rero abo basore nibo Imana yari itoranije kugira ngo bajye kugaragaza umucyo hariya ariko igihe bari bagezeyo barebye ku meza y'umwami basanga hari ibizira bibuka yuko bigishijwe temperance kwirinda uko atabageragezwa ku gifu nabo niko bari bagiye gufatirwa ku gifu mbese kugira ngo abantu bafatiwe ku gifu bitegereje ku meza y'umwami basanga niho ingurube zigera gute zibarizwa ibinyamucocero niho bibarizwa ibipfuye amaso byose niho bibarizwa inkwavu niho zibarizwa inzoka niho zibarizwa ibintu byose niho bigira gute ikikubwira rero abapfuye usanga inzoka baramira inyama baramira n'ingurube baramira ibice byose baramira niba bakubwira ko umwuka wera yapana nawe utajya gukora amategeko y'ubuzima ndakurahiye ariko Daniel haleluya maze Daniel agambirira mu mutima we ku murongo wa 8 kutaziyanurisha ibyo kurya bya hehe by'ibwami cyangwa kunywa vino cyangwa kunywa inzoga cyangwa kunywa cyangwa kunywa iyo vino ngo kuko ari cyo cyatumye yinginga nicyo cyatumye yinginga umutware w'inkone kugira ngo atagera gute atiyanduza kandi Imana yari yatumye Daniel atera ku batware b'inkone izina ry'Imana hawe icyubahiro Daniel kukwegera umutware w'inkone arabinginga ikintu yakoze na mbere yubahirije temperance Daniel kuko yari yarigishijwe neza aririnda atindira ku kigeragezo cyatsinzira Adamu mbese n'ibijyana benshi niko agitsindiraho kugira ngo se bimeze agitsindiraho arangije kugitsindiraho icyo ngicyo maze Imana imuha gutora agira igikundiro akora ikindi kintu cya kabiri akora ubucuti n'umutware w'inkone harangije aramwegera harakora ati nyamuneka utwumve twebwe ntabwo ibyo twabimenyereye iwacu ahubwo tugerageze mu gihe cy'iminsi 10 utwihere kwibura amazi utwihere ibishyimbo utwihere imboga maze udusuzume nyuma y'iminsi 10 uzarebe gute maze niko kubagerageza ariko bagerageza afite ubwoba bacungacunga ariko kuko ubucuti bari bafite agenda bazi kubaka kuko abantu bari yagera bazi kugira gute yagera bazi kubaka maze umutware w'inkone arabemerera batona kuri uwo mutware w'inkone maze rero abana nabo babidahe kubabuka ku masezerano bitwara neza ndetse bagira n'umwete maze Imana ibahumugisha maze bamugisha iyo minsi yari ishize baje kubareba wasanze bafite ubwenge yasanze bameze neza mu maso babyibushye nta kibazo na gito bagize gute bafite nta kibazo
batura gito bageze gute bafite maze abahungu baratona kandi rwose arabareka bakikomereza ibyo byo kurya byabo maze ngo baragenda imana ibaha ubwenge bari bagiye mu mashuri ngo babaga barusha abandi ubwenge impuguke zingahe 10 hagati yabo n'abandi habaga harimo ubwenge impuguke zingahe maze mu mashuri barakora biragenda maze muri gahunda zose barakora biragenda gute kandi babanaga n'abo bantu basenga ibigirwamana ariko basenga imana yo mu ijuru bagenda gahunda muri mugoroba na buri mu gitondo y'itsinda ryabo ridakuka bameze kujya uko bahuraga abandi rero ku rundi ruhande bakuru babo babataki babandi bageze bategurira bagatanga bavuye mu gitero cya mbere abandi baje mu gitero cya kabiri abandi baje mu gitero cya gatatu twaterefije bose bari bari hehe bari bari ahantu pembeni bari kubumba amatafari agomba kugira gute agomba kubaka bakuru igize gute bakuru ikomeye bakuru igize gute bagomba kuyubaka bakuru ikomeye umudugudu ugize gute umudugudu ukomeye bagombaga kubaka bakuru rero nk'uko bakuru yari igize gute nk'uko bakuru yari yubatse yari umutanganwa gereza ugabanye ku buryo bwo washyira akantu gatoya sibyo ukageze hano kugira ngo ahari abantu babona abayuda bamubye amatafari babona abayuda bamubye iki bamubye amatafari ngiriya buroni igishushanyo cyayo ko yagize gute uko yari ikomeye abandi bamubye amatafari bayo yayo ni bande ni abayuda gito bazuwe mu wiki muri w'imana bibazanira aho ngaho rero kugira ngo barabumba yego ni mwizire hano dukurikirane hano kuri aya mashusho habe yuzashimwe ni abayuda gito bazuwe mu w'imana nibo gito ni abayuda gito bazuwe mu wiki bazuwe mu w'imana nibo buroni rero bayumvira amatafari karagira gute karahava baratwika barubaka ndetse abaze gukora umurimo w'imana bajya mu bure oya reka bajya mu buretwa ahangaha igihe babaga bari mu buretwa basize kujyana nibwo abanyaburoni bazaga bakabashinyagurira korari azafu korari ihe azafu bakaza bakavuga ati nyamuneka azafu nimuturirimbe ku ndirimbo z'i Yerusalemu ukuntu mwaririmbaga ukuntu mwari mufite korari ikomeye bari mu bure yewe maze muri zaburi ijana na 37 ukuntu byagenze ukuntu babaga barimo kubabwira zaburi ijana na 30 baravuga bati yewe mbese twaririmba dute tutagiye i Yerusalemu umva bapfu batazi gukora umurimo batazi iki bati twicara ku migezi y'i Babuloni tukareba twibutse i Siyoni ngo ku biti by'iki bimbere iruhande y'amazi yo hagati y'i Babuloni twari tumaritseho inanga bari barazigize gute barazihanitse we mbega zafu ukuntu imbabaje mbega za zafu zo kubazimanitse ukuntu zimbabaje uraje wumva ahantu zizazabaga ziri gucurangira agapfa kamuro kiba ruturuka kugira ngo azakagera gute azakica zazafu uretse zo mu ahantu baririmbira ndahakubwira baragize bakubwira amagambo kuko abatujyanye w'iminyago badushakiragaho indirimbo z'aho hantu mbese zo kujyana ngo abatujyanye badushakagaho ibyishimo bati nimuturirimbe ku ndirimbo z'i Siyoni nimuturirimbe ku ndirimbo z'iki ubwo se babaga barepese babaga bo kugera hejuru bajya bazamura leta bajya bakora y'umwuka bakoreshaga bagahe abantu bazikaka bahebe hari umuntu yumva inspiration umwuka we rero mu cyo gahita indirimbo akagira ngo niko gukizwa ndakurahiye akagira ngo niko kwakiraye azakuze warayirusha agapfa kaburo kiba ruturuka kugira kazakajya gute rumva bati nimuturirimbe ku ndirimbo z'iki umugabo basubije bati twaririmba dute indirimbo y'Uwiteka
ntabwo ushobora kugenda kujya ahantu nibura mu rugo ubasubire muri uzi yuko uzakomeza guhagarara hano kandi waba uzisubiramo hano wajya ukajya niba no mu muryango runaka ukabateranya nawe ukaba waririmbira wenda ko icyo gitero cyagenda mu mutwe kigashwanya ngo kikirukanwa n'icyaha waba uzi ko ariyo ntego kubera yuko nta gahunda ubwo nyine n'abahungu bw'abakorari turakorera rimwe na y'abana byose tubihurize hamwe kubera yuko nyine mw'icyo kigiye muzi no kurerega ariko muzi no kurerega kandi bijya kuba mu mugenzi wawe nagusaba ikintu gifite uruhare rumwe ukamubwira ngo genda uzagaruke cyane namwe rero mwute muri iyo gahunda kandi mwute baba baravuga bati twaririza tu uburinge bwari bwaragombuke basigaye bakatibu urundi ruhande abana bigereye ahantu barira neza abe kandi bariga iby'ubwenge n'iby'umwuka bari nabyo imana ibacira ahantu bajya gutata igihugu bagombaga gukora umurimo neza rero abe bidatera kabiri nibwo nebukadinezari yaragize gute nibwo nebukadinezari yararya aryamye rero nebukadinezari arangije abatiki inzozi maze izo nzozi zimuhagarika umutima arangije abyuka yagize gute yazibagiwe imana yari igiye kwigaragaza rero ku munota wa mbere maze abyutse yazibagiwe aravuga ati rero abantu n'abarori mwese n'abanyabwenge yewe abapfumu yewe abakorikori yewe abagize gute ndabarangiza iriya n'abaruta bayitegereje ne nibo bayubatse neza agafite umuryango ati ndabarangiza umwami yewe yirambuye ku gisasiro ayoberwa icyo ari cyo araheba aravuga ati byewe n'ibitego ziyobewe maze atumiza abanyabwenge bose n'uburoni ati nabanje gusobanurira aho bati yewe ntawe ubasha kugusobanurira ngabo abapfumu ngabo abakorikori ngabo abantu bose nta n'umwe babashije kugira gute abo bigaragara batajyanye mu mashuri biga iby'ubupfumu biga iby'ubumago biga ibintu byose ariko nta kintu babashije kugira gute ndabatemagura n'abasitsa zimbagara ku mutima nta nuko bagarikwa no gushaka kuzimenya nuko rero arababaza baraheba bati nyagasani barangiza nyagasani umwana iteka ryose rotorana abagaragu bawe izo nzozi tubone uko tugira gute tuzisobanura impamvu yazo maze arababwira ati rero nuko umwami asubiza abakabukaye ati simurwa kuki simurwa ku ijambo kuko nimutazibwira ngo muzisobanurire muzatemagurwa mwami yari yahiye kandi ngo zanyu zizahinduka nk'ibyavu aravuga ati ndabarangiza ndabatemagura ndabahindura nk'iki mwami yari yarakaye ibaze nawe umuntu akubajije ati mbwira ibyo narose mbwira ibyo nagize gute mbwira ibyo narose umva abana bafite kwizera baravuga batumva iyo twizera turabizi ko ibizi iraza kubidusobanurira haleluya iraza kugera gute hari imana yishura ibigize gute iyo niyo abana b'imana bizera ibitamenyekanira bimenyekana ibisho byo mu mitima birahishu n'ibyaha rero umuntu aba yaribagiye kuko umutima ushukana rwemeye yabishu wakereka bisho rero ugakorana nayo ukareka ukava mu mandazi uzaguma mu mandazi ugeze cyane bana bafungura mugatunga ariko nimubwire izo nzozi nzagororera impano izo nizo amategeko ukajya n'icyubahiro cyinshi nuko ngaho nimubwire izo nzozi nuko zisobanurwa maze hari umuntu n'umwe bazisobanura nuko bakaza yabasubiriza imbere y'umwami icyarimwe bati nta muntu n'umwe wo mu isi wabasha kumenyesha umwami iryo jambo kuko nta mwami cyangwa umutware cyangwa umutegeka wigeze gusobanuza ubukorikori wese cyangwa umupfumu cyangwa umukarutaya bene iryo jambo kandi nta n'undi wabasha kwerekana icyo umwami yabajije keretse imana zitabana n'abafite imibiri abe imana zitabana n'abafite iki izo ni imana ibana n'abafite umwuka y'imibiri si byo se nabo bari bayizi haleluya none umwami
dusobanurira amen turadusobanurira iki abana b'abahungu bari bose baragize baragendera bafata amafi bakora itsinda ry'amasengesho reka babwire Imana izakora itsinda ry'amasengesho muri iyi minsi ya nyuma nimutari bamwe neza ngo mwihane ibyaha byanyu gukomeza guca hejuru itsinda ryanyu rizasenyuka abereke Imana izakora mu itsinda igihugu cyose hari amatsinda ahamye kandi ubuhanuzi buravuga ngo igihe kizagera abantu bambaye amatsinda mato nibuke kandi ibyo yavugaga byose byabaga bigiye gusohoka uri kujyana kandi ibyo yavugaga byo mu gihe kizagera abantu bambaye amatsinda mato basohoka bagenda barambura bibiliya bava ku rugo rumwe bajya ku rundi ibyo bito bizatera umuriro w'iki w'akarengane none iyo mubiri yaje abantu barashishikarizwa bati dore uko akora dore uko basenga baraza kwiringa bagahimba barangiza bakandura barangiza bakiringa barangiza bagatanga umuhanda bakavamo ibintu bisaba nyuma yaho bakajya mu murimo abahungu bahita bigeta mbese kujya baravuga bati reka tujye ku mavi tujye ku mazima bati bagenda barasenga bakira aho ngaho nta gisubizo babonye ahubwo baratashe bariryamira kuko bari bafite kwizera barasinzira abantu bategereje urupfu barasinzira abantu bategereje iki barasenga maze rero ategera ubwo ariryamiye ku gisasiro cye arangije uwiteka aramugendera muri iryo joro arangije amwishurira inzozi umwami yagize gute abyarose maze daniyeli arazibona arazisobanukirwa reka mubwire hari Imana y'ijuru yagize gute ibihishwe ibereka inzozi abatuma Imana bahebye iyo Imana iramuka itumye zibuka bari kumubeshya akagira ngo ni hari n'ibyo ubwo rero nta Imana yari kugaragara ko ireba ibyo by'abapfumu burya batabagerageza bakagira gute ntimwibuka se iyo muri Egiputa bagerageza maze Aroni yanaga inzoka inkoni igahinduka inzoka nabo bakayizana bikaba none se bo nibahinduye uruzi rwari bakahindura amaraso ariko bakora ndetse muzasubira mu byahisho bikavuga ngo iyo besha abari mu isi bose ibimenyetso n'ibita sibyo biyobeje isi yose abantu benshi rero bamenye ngo ni ibimenyetso n'ibitandukanye bakagira ngo bari kumwe n'Uwiteka maze akazicurirwa amaze kuzicurirwa rero arapfukama ikintu yakoze bwa mbere na mbere yarapfukamye arashima naye ndagushimye ndaguhimbaza wowe Mana y'abasokuruza umpaye ubwenge n'ubushobozi Imana ihabwa icyubahiro usobanuriye ibyo na ibyo twagusabye kuko utumenyesheje ibyo umwami ashaka maze Daniyeli nuko Daniyeli ajya ko ariyo ki ngo ategekaga umwami kurimbura abanyabwenge b'i Babuloni aramubwira ati nazisobanukiwe nturimbura abanyabwenge b'i Babuloni ahubwo ushire umwami gusobanurira ibyo ashaka ariyo cyarihuta ariyo cyaravuza induru atekaze gushyira umwami nuko rero ajyana n'abasore bari ku mavi bose bishimye ba Mishayeli ba Abedenego bose bari bishimye nuko agerageza gusobanurira rero umwami aramusobanurira haravuga ati nuko ibyo bihishwe umwami yarose ibyo umwami yasobanuzaga nta banyabwenge babasha kubimenyesha umwami cyangwa abapfumu cyangwa bakawudukorera haraza baciye amazi aravuga ati mwebwe nta byago kuva aho ngaho muracyata ariko mu ijuru hari Imana y'ijuru bimeze gute kandi niyo yeretse umwami Nebukadinezari bizaba mu bihe bizaza nuko rero umwami Nebukadinezari ubwo wari uryamye kuko ari jye Mana kandi nta yindi Mana yari igize gute ni jye Mana nta yindi Mana aravuga ati agusobanurira iby'Imana yo mu ijuru Imana yaremye Imana ifite ubushobozi y'uko ariyo yamwishuriye yavuga amagambo avuga ati nuko umwana uri ku gisasiro wibazaga ibyaha azaza ngo yibazaga yuko azakomeza kuba ku bwami kugeza iteka ryose abantu benshi bajya bibaza reka mubwire Imana ishobora
aramwihorera. Niko kuvuga ati rero harimo ikintu bihishwe niyo yakubwiye ibizaba mu minsi ya nyuma. habe nuko nyagasani wabonye igishushanyo kinini, wagize ute? Wabonye igishushanyo kinini, atangiye kumusobanurira icyo ari cyo. Kandi icyo gishushanyo cyari kinini cyane, kirabagirana cyane, cyari gihagaze imbere, kandi igishushanyo yego ishusho yacyo ikaba yari iteye ubwoba. yarimo yagira iki? Maze aritegereza aho ngaho arakireba, maze umwami atangira kugenda yihuta. ubwo amubwira ati wabonye igishushanyo, umwami niko yasokuza mu mutwe akavuga ati nibyo koko, ibyo amubwiye agasanga atibu. ariko umuntu ajya yotsa inzozi yarangiza akazibagirwa, maze wazahura nabyo ukagenda uriho. cyari cyakubaho, cyari cyakubaho ukavuga utari ku bintu. si ubwa mbere bigo, si ubwa mbere bigo, sanzwe bizi njye bijya birimo. maze ubwamubwira ati rero icyo gishushanyo umutwe wacyo wari iki? wari izahabu, ndetse amaboko n'igituza cyacyo byari ifeza, kandi ibibero byacyo byari iki? byari umuringa, kandi amaguru yacyo yari iki? yari iki? yari iki? amaguru ni iki? bati bamisite mwarapoteye n'akazi ku kibe, mwarapoteye kandi niyebe. abantu b'ubuhanuzi, abantu b'iki? abantu b'ubuhanuzi ngo yibumba amaguru yari iki? n'imyaka mumaze mubyigisha, imyaka mumaze mubyigisha ni myinshi, ntabwo bakabaye mubishikisha. amaguru yari iki? yari iki? yari ibyuma, sibyo? ahubwo amano rivanze n'iki? aha, amano yari ibyuma bivanze n'iki? maze icyo gishushanyo yakimubwira uko cyari kimeze, akomeje kukimubwira. rero nuko icyo gishushanyo umutwe wacyo wari iki? wari izahabu nziza, kandi igituza cyacyo cyari kicyara mu maboko. ibyo nabivuze zisubiramo, ngibyo icyo uko cyari yabimeretse. umutwe n'izahabu, mbese izahabu yageraga ku bwami bwa Babuloni. yari yarayoboye kiragiye, kuko Babuloni ku nkuta zayo zazindi nahoze mbereka bari bafite intebe zigezezwa yerekanaga n'intebe, ariko izo ntebe zabaga zicuze mu mazahabu zishushanyishije amazahabu. abacoye ibyo ni bande? ni bene ba Oholibama na bene Oholiyabu. za mpano bagiye kuzikoresha iwabo mu buretwa, uziko nibo babicuze, nibo babicuze. ndakora arazafu ibahereza, ndakora arazafu igira gute? ariko babandi Babuloni barayubaka, tuzayigaruka Babuloni, turebe imyubakire yayo, turebe imirambagirire yayo, turebe uko yari imeze. Imana izadufasha tuyigarukeho. nuko rero igituza n'amaboko byari iki? byari iki? byari ifeza, maze amaboko ibibero byacyo byari iki? umuringa, amaguru ibyo. hanyuma rero ku birenge ibivumba bivanze n'iki? akomeje kwitegereza. rero urabyitegereza ugeze aho ibuye ryagize gute? ibuye ryagiye ritarimbuwe n'intoki, ritarimbuwe n'iki? tugiye kwiga, tubanze twige icyabaye ahangaha kuri iki gishushanyo, tubyitegereze neza, tuzitegereza icyabaye ku mutwe. reka se naho ngaruka inyuma mubwire uburyo tugiye kwigaho, kandi uzaze twige. uzaze tugire gute? uzaze twige turebe icyabaye ku mutwe. ntabwo tugiye uyu munsi, tuzabyiga ejo. bisashi tugiye gusoza, tugiye gusoza icyabaye ku mutwe. tuzabyiga ukwatwo tubihuzahuze karindwi nura, maze twongere turebe, tuhuzahuze icyabaye kuri iki gice, tuhuzahuze igice cya karindwi n'umunani, ntabwo tubitwarirane. maze twongere twige dukurugengamihe, turebe icyabaye ahangaha kuri ubwami bwa gatatu, tuhuzahuze igice cya karindwi n'icy'umunani cya munani, tuvuga icyagiye ribamo icyakiranze Babuloni ukwayo, ndetse bameze na Pesi ukwabo. twongere twige abagatatu n'abagira icyo ukwabo, twige n'abaroma ukwabo. none tuze twinjira mu bantu y'izina maze n'ibyo, aho iyo Europeyene ivangavanze iri gukora, kandi bivanze n'ibyo, bivanze n'ibyuma. maze rero ryabuye rizagera gute? ryabuye rizamanuke, rimanuke, dore ng'ikibuye rizagera gute? rizamanuke. nuko rero maze Nebukadinezari wagiye kubona ubona ibuye ritarimbwa n'umuntu. haleluya.
bavanye umugambi bw'ibuye buri hafi kwigishwa, kandi iryo buye rizakura ryuzura rikwira isi yose, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bavandimwe, mbifurije yuko tuzitura muri ubu bwami bw'ibuye, kuko ariko bwami buzahora mu iteka ryose. Maze iryo buye ryakubise igishushanyo rihinduka umusozi munini, rirangiza isi yose. Maze iyi buye rero umwami amaze kucyumva arangije agira gute? Aratangara ati noneho Jumani biratagera gukubuta ku mavi, hakurya tutagera ajya gusenga atajya umunyome atajya gusenga atajya ariko byari nta kintu yagize gute, nta kintu namubariye. Maze rero icyabaye nuko yo gusobanura ibyo byose arangije aramubwira ati rero ngiki cyo icyabaye muri 1966 birinda birangiza isi yo tutashobora no kubireba. Ariko babwire nubwo Nebukadinezari byamugendekeye kuriya, ibyo ntibyamuteye kwihana, oya, ahubwo Nebukadinezari nyuma yaho abakaludaya b'abapfumu b'abacuruzi b'abakorikori baraje bamugira inama bavuga bati rero ibyo bakubwiye ntabwo bizagira gute, ntabwo bizabaho, ahubwo wowe ikorere ubwami bwawe buzahoraho. Baragushuka, nubwo yari yapfukamye baragushutse, arangije aremera. Baramubwira ati nawe ukora icyo gishushanyo kireme ukigire metero 30 ari izahabu. Abaheburayo barakubeshya ubwami bwawe buzahambuka. Arangije no umutima wo kwishyira hejuru urabuzamuka. Maze arakirema agishyira mu kibaya cya Dura, kandi yari yatanze itegeko yuko abantu bose nibatakiraga bazagira gute, bazicwa. Maze ateranya abakuru, ateranya abantu bose. Maze icyabayeho nuko umwami Nebukadinezari ntabwo yabashije kugira gute, itegeko yaritanze, abantu bose baraza. Reba ahangaha turebe ku gishushanyo cy'umurongo wa mbere, tuwusome wa kabiri. Hari umwami Nebukadinezari yakoze igishushanyo cy'izahabu, ndetse uburebure bwacyo bwari imikono 60, ubugari bwacyo bwari iki? Bwari imikono 6. Agarika mu kibaya cya Dura mu gihugu cy'ikiri cy'Ababuloni. Nuko umwami Nebukadinezari atuma abantu guteranya abatware, iki? Ubwanagira ngo wumve ikintu Nebukadinezari uyu munsi ari gukora, ari guteranya abatware b'intebe n'ibisonga byabo, n'abanyamategeko n'abacamanza n'abanyabigega n'abajyanama n'abiruti n'abatware bo mu bihugu byabo ngo baze kweza icyo gishushanyo. Umwami yagize gute? Icyo gishushanyo wibuke yuko inyamaswa iri imbere y'iki? Ubwo rero iyo yegereye abatware ikegeranya abantu n'abiruti abo muri entertainment bose, kandi aho ngaho ntazafu igomba guparticipa, ntazafu igomba kujya ikajyamo. Nibyo ntazafu nayo yarigize gute? Niyo batanze itegeko barabatuma yewe bari mu bihugu byose 120, umuntu yumva itegeko ry'umwami, buri muntu wese azumarare azagira gute? Hari bafite itegeko ry'akarugo ngo ntukireba igishushanyo kibajwe, ntukacyubarire. Mbese rikababaze, mutekereza ko bene Asafu, mutekereza ko abatambyi batubaraye bose nuko barayigisha amategeko, ariko nta kabaraga kari gutuma bahagarara. Bagakuye hehe? Barika bakagerekana, basanga itanura rihari riraka umuriro. Hari hatanzwe itegeko y'uko utazabyubarira. Icyo isi yose yari yugarijwe n'uko itegeko rimwe rye. Ubu ngubu nanone itegeko rimwe rigiye kongera ryibasi abamutwara, abanyabigega bahuza inama buri munsi kugira ngo icyo ngicyo tuzashobora kucyitegereza, turebe igishushanyo, turebe imikorere shaka ikinyamaswa tukitegereze neza, kuko igishushanyo n'ubundi ikinyamaswa Nebukadinezari yari yakoze kandi abantu bose baracyubahiriye usibye rya tsinda ry'abantu bangahe? Bane bombi ni 3. Daniyeli ngo yaragize ifata cyubahiro yari yicaye mu ntebe y'icyubahiro. Perezida kujya abo rero bonyine nibo basigaye batagize gute, batacyubahiriye. Nuko noneho twihuse cyane. Maze Nebukadinezari b'abahungu igihe byarabacumye bitano ry'umuriro, maze abahungu bavuze yuko badashobora kukiramya. Ibyo murabizi neza, basigara bashikamye, Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Barongera arubarara ukagira ngo arihanye byahe arubararira tumeze mu gihugu mwese mujya gusenga Imana yazakira abashakira. Ariko wibuke yuko mwagiye kwitegereza ku muriro, wibuke ngo bambaraga mumwe ngo hagapfa abasirikare 7, bagapfa undi 7, bagapfa undi 20 bari bahamuye. Arangije werekeza umuriro ntiyagira icyaba. Imana
uremera uboneke, uremera uboneke. Icyo rero cyatumye Nebukadinezari amenya ibyo ari byo. Maze Nebukadinezari, maze aho ngaho niho yongeye asa naho atanze itegeko, noneho ba bajyanama nacyo bamubwiye Imana yongera kugenderera. Ubwo Imana yamugendereye imwereka ziriya nzozi, asa naho agize yikangura. Imana yamugendereye muri buriya buryo imwerekera yuko ibasha gukura n'abantu mu muriro, asa naho agizikangura. Imana imugenderera none mu nzozi imwereka igiti kimwe gihagaze cy'inganzamarumbo, ngo ndetse kigera mu ijuru, ngo inyoni zo mu isi zose zagira ngo zizarimo, ngo inyamaswa zari zikiri munsi, ngo ariko haza umukuru w'ibihangano aragitema, amaze kugitema, maze Nebukadinezari abwirwa yuko ari we wakuzanira hejuru abantu bose bategeka. Ariko ngo nyuma y'ibihe birindwi icyo giti cyari cyatoreye kujya gute, maze Nebukadinezari yagiye gusobanura izo nzozi, arangije nanone aricecekera. Yari yamuhaye inama aravuga ati nyamuneka Nebukadinezari, kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, nicyo gituma gusaba Nyagasani ngo ukuzeho ibyaha byawe kujya gute, gukiranuka kuba wagusorejeho. Nicyo yamubwiye ati nicyo gituma Nyagasani gusaba ngo Nyagasani ngo wemere iyi nama ngugira, kuzaho ibyaha byawe gukiranuka kandi ibicumuro byawe ubikuzeho kugira abakene impuhwe, ahari aho uzungukirwa amahoro. Amuhaye iyo nama ntabwo yari yemeye. Inama iratanga ati nyamuneka nimwature ibyaha byanyu, kuzaho ibyaha byawe gukiranuka, yagombaga kwizirikwa akazirika ibigirwamana bye, akatura akizera Imana yo mu ijuru, akatura akamenya Imana ye. Yagombaga kubona amahoro yo mu mutima, ariko arangije arabya byamugerekeye gute? Ngo nyuma y'igihe cy'imyaka 2 ibyo yari yaravuga yuko azagenda akarisha nk'inka byamubayeho. Arangije aragenda ararisha nk'inka, inzara zihinduka zirashokora, umusatsi uhinduka urushoki, inka zitabona zigahunga. Ngo nibwo yabonye kwemera Imana, nibwo yabonye kwemera Imana. Arangije azakora ibitekerezo, abantu bategereje kwemera Imana uko bageze aho hantu bariyemeye bigishoboka. Reka nkwifurize kuri uyu mugoroba wa kwemera Imana bitaragera aho ngaho, ahubwo wicishe bugufi, Umwami Imana arakwakira. Amahoro ya Yesu Kristo abane nawe mu izina rya Yesu. Dusenge Imana. Data twese uje tugushimira ijambo ryawe, dusubikiye hano wowe ntuzubike mu mitima yacu, ahubwo icyo twemeje n'uko wese agikore. Uturinde yuko twazajya muri kiriya gihe tugihumeka, dufate umwanzuro wo kwiyegurira, kandi umwana wese ugambiriye umugirire neza mu izina rya Yesu.